umwana amwita Samweli hano yabyaye umwana amwita Samweli amujyana ishiru mu nzu y'Imana uwo Samweli yari intumwa y'Imana yari umuhanuzi aba n'umucamanza aba umuhanuzi aba n'umucamanza aba umuhanuzi aba n'umucamanza. Haye nive pas de mémoire à compter du qu'elle avait vraiment à qui ne rentre vraiment fait car j'ai percé les mémoires jamais les vôtres. J'ai pensé en fait que ni vire et les rennes qui t'avaient. Je te me pas de me lever mon tout bisobanuye ngo nukuri ibyo nkubwiye nukuri zagukunda mu makuba zagukunda mu byago baduteranyije nzihangana nzakomeza wowe ubatangiye kubirya iskata burenge ariko nzakomeza wowe ni wowe Imana yangeneye ni wowe Imana yangeneye ni wowe Imana yampaye kandi naranyuzwe naranyuzwe wanjye ku murenge bakazamuye naranyuzwe. Wow, ni akaririmbo ka Sheri utuye Sheri nawe no umuhanzi nagerageze. Nitwa Rukana maze Rukana yishakira undi mugore niwe Perina maze barabyarana ariko Ana nawe yarabaye ingumba nta n'umwana yari yigize abyara mukeba we akamukina ku mubyimba nicyo gituma anabitura Imana anajya imbere Imana senga asenga Imana ayigana imigo mana nuzama umwana w'umungu nzamugutura aba umukozi wawe mana nuzama umwana w'umungu nzamugutura aba umukozi wawe. Hano yabyaye umwana amwita Samweli hano yabyaye umwana amwita Samweli amujyana ishiru mu nzu y'Imana uwo Samweli yari intumwa y'Imana yari umuhanuzi aba n'umucamanza aba umuhanuzi aba n'umucamanza aba umuhanuzi aba n'umucamanza. Nose kubago ni umunyarwanda Masegonda waruzi ngo aritomboreye ubu ndabizi arabizi kuri mubyara we none se mubyara w'umuntu ntago babana ariko reka nkubaze mu Rwanda gusezeranya abantu bahuje isano birakunda nyine birakunda ubwo bene wanyu babiguze ngo bazamutware muzajyane muramenyereye ako hashya byashoboka na gahunda rufite kwari kugira ngo twike Imana yaramojeje amara byarangiye twajya mu murenge Imana duhujije ubwo nukubaha igihugu niyo mpamvu ngiye nicyo mbashaka muri kumwe mbashaka kubaha igihugu mu gahunda z'umugabo n'umugore zibirakunda ikibazo kiri ko nyine reka ibyo ni ibintu n'amabanga yanjye nawe urashaka kubishyira kuri comment zikubera iki ndashaka kubishyira kuri kamera yabikora ibyo n'amabanga kuki muduherekeza mugiye kudutwikurura haramukahisha ahubwo ntabwo ari ngiwe bibaza wabaza nyiri ubwite w'undi umugabo yashimye nta kibazo urenza mu karere ka Ruhango mu murenge wuhe murenge n'iby'Imana mu mujyi hari niho wavukiye ni naho wakupitiwe umujyi rwose ewane noneho se uza kugera i Kigali gute naje gusura uyu mubyara wacu uyu sura ni mubyara wawe none ngo mugiye gukora ubukwe akora barayaye warakunze se cyane umaze igihe kingana gutaraje kumusura se bumaze iminsi 3 iminsi 3 niyo umaze uje kumusura rwose yaramaje ati ese nta mugore warabagira nerekora narongora byanya byose ukungana uko nta mugore uraza rekaza kubera iki se kubera ubukene
ntese ubukene nibwo tumuntu atazana umugore none se waba uri vide nta kintu uriho ukarongora utewa nta kantu uriho ntese undi umugore yarongorwa n'amafaranga cyangwa arongorwa n'ibitekerezo udafite ikintu nawe ku kintu wavuga ku buryo nta muntu mu bukene bwawe wiyumvishemo ku buryo mushobora kubana ndima mutaha baragukatiye neza cyane rwose iyo umuteresa akubwira ngo iki ngo muzane kashi bivuze ngo nturugiye kumuprofita kubera ko ari uri kubyemera ngo nzane kashi rwose nese kashi nakoreye ureba nta hantu mvana kuko mani acurangire ka kantu ngo abasore bari ariko nta kashi. Yes, inshuti bakunzi ba Gahunda Studio TV turabasuhuje ndetse na Tangara TV. Amakuru yanyu mumeze mute aho muri hose? Biracamo murahumeka amahoro? Yes, natwe tuhumeka amahoro. Nkuko muri kubireba imbere ya kamera hari abatumirwa. Nago basanzwe. Hari umubyeyi mwakunze cyane bita Masegonda. Ndetse ari kumwe na sheri wiwe mwiza noneho rero bati ntago mubizi tubafitiye ibintu bishyashya kuri Gahunda Studio TV. Masegonda turakwakiriye, suhuza abakurikirana Gahunda Studio TV. Murakoze cyane kutwakira no kutubona gutyo. Yego, navuga ngo Uwiteka abanza baho umugisha ko ari mbere byose dushyira imbere. Abampera umugisha. Yego, Imana isubiriza igihe. Twongeye guhura n'abanyamakuru. Yego, Imana ishimwe. Hato tunaikaraga Hapa kama nikala hapa mbele ya kamera. Wananiona kweli. Watu wagoma kama tena wananiona. Na usamie sana. Uko tawapenda siku yote. Yego. Mwanamuka Esther Nyamibwa. Mtumishi wa Mungu, muwimbaje. Haleluya. Mtu alijua kujina. Mtu alijua kuwimba. Na kuimba na kikoleso hii kama tena mtaniona. Kitambulisho chako. Tapenda sana kutumikia watu. Unaitwa Masegonda? Mazina yangu kama naitwa Masegonda, ndiko na mwanaume wangu kama tena bibi yako. Zawalinda Anestheti. Anapenda anayo kuwimba. Uko muimbage Mungu alinipatie muimbage, mtu alipenda kutumika kazi hii. Haleluya. Tutabambie kama tena mudusaidie twende kwa ile mbele ya wategetsi kuvara na mivara yote na mukadusaidie mukadupatie mbongo tukayenda watu wakatuona sana mbele ya kanisa na mulenge kumulenge. Alala. Uko naenda kusema huku. Naenda kusema huku takupenda mimi hakuna wengine. Mbele ya watu mingi kama tena munisaidie nende kwa meya. Inshuti banyarwanda, Masegonda aragira ati dushaka kujya ku murenge n'imbere y'Imana tugasezerana. Uracyari kwibwira abantu turaza kubigarukaho. Hanyuma warusuhuje n'abantu bari mu bihugu byo hanze. Nabashuhuje bari mu mahanga atandukanye. Abari mu Bwongereza nabo wasuhuza. Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Uburaya, Canada. Ariko nubisha kajambo kanejeje narizo kunubisha amakuru ku Isango Star numva nari nabuze. Wana nararwanaga mutwe no kutayibonaga abantu batatu. Mu Rwanda Loise Majege yo kuri Radio Rwanda. Yego. Nagize ngo bandi banyamakuru bara muri. Numvise ijwi Loise Majege nkunda bakuru abanyamakuru ba Radio Rwanda ariko Majege ari kwisonga nashaka imenye Masegonda mukunda cyane. Masegonda. Ndongera. Yego. Gushimira ko nabonye numvishije irindi jwi ryaje riravuga ngo Edi Kamoso wo kuri Radio 10. Edi uzaduhamagara tugucurangire kuri aho ngaho turagwa nomero yacu. Edi Kamoso turagukunda giye na sheri wanjye. Asante sana. Undi muntu wa gatatu nanone mu gihugu cyo hanze Nyansimbi Ademe wa Togo. Tapenda Nyansimbi tena. Ni wa wapi? Wa Togo. Ni wa Togo. Batasema ni mwana wa Togo ndapenda sana huko. Umunyamakuru seriki. Ni umuntu utuye mu gihugu nyine yari umuyobozi w'igihugu cya Togo nyine. Uramukunda? Ndabakunda abayobozi bo hanze bose. Mbese uhereye ku Rwanda ngiye ngundi umuntu witwa umuyobozi wese. Aka mu Rwanda ngukunda ingabo. Abayobozi cyane bo mu Rwanda no se ingabo z'igihugu se wayoboye. Ako takunda kuyoboye wakundane. Ako reka nibariza ingabo z'igihugu. Igihe bahere bankwa bangi inzara baba ngo ubundi ngabo akunda ko tubona ari nyakwigendera ziyamumara iki.
reka mbabwire akamaro k'ingabo ndaryama ngasinzira nkicara ngasanga nisegura amaboko mazima ubundi bumva ndagahari ivi zidahari ibigiye kunyasamira kungira nabi ingabo zawe zihari urumva rero nkunda ingabo nta kibazo kandi nta n'icyo binatwaye gukunda ingabo reka mbwire abadamu bavuga ngo nkanyi ngo umugobore ngo usa nkanjye irasuri ikwiye gukunda ingabo nkunda ingabo z'igihugu nkunda polisi nkunda inkeragutabara abanyamuryango wa FPR nibo n'amasagonda ntacyo bitwaye gukunda na bene data kandi nkunda umutekano nkunda guca bugufi nabasuzaga rero murakoze cyane so aha arakoze cyane masegonda reka twakire na sheri wiwe karibu kuri kamera za Gahunda Studio TV na Tangara TV ndabajuje imbere y'Imana ndabajuje imbere y'Imana Imana ibaho umugisha abananye nitwa Nzabarinda Aniseti nanjye nk'abantu umuhanzi w'umucuranzi mfite umuziki wanjye nkaba ari cyo nyango ngiye imbere y'abandi mberekana abanyamakuru umuziki wanjye gakondo iyi ni gakondo yanjye hanyuma tugiye gukomeza noneho rero wavuze ko uri umuririmbyi na masegonda yavuze ko ari umuririmbyi inshuti bakunzi ba Tangara TV na Gahunda Studio TV ntago byoroshye uyu munsi tugiye kubanza tumwakire tubakire bombi badukubitire akantu niba mara kugakubitaho noneho turaza kwakira umwe ndabizi murimo murabareba bombi muri kwibaza ngo ninde muhanga mu buririmbyi mu gucuranga kurusha undi ninde uri wa mbere ninde wa kabiri muri comment muri hehe muri kubikora neza muri kubivuga reka rero noneho twakire mwembi uwanze mukubite ikintu bise umuduri mukubite ikintu bise indirimbo yewe we karibu sana nakoze cyane twagiye noneho bibaye ngombwa ko umwe ari ubanza akaririmba undi nawe akaza gukura akaza kuririmba Mwami inagiriro Mwami utuyobore mana Uwiteka mana niwe niringiye mana ugende imbere mana ngugende inyuma mana wambaze mu izina rya Yesu haleluya amina amina Mwami inagiriro haleluya amen 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 icyo ni cy'Uwiteka mana uzigende imbere mana tukugende inyuma tukwambaje mu izina rya Yesu haleluya amen amen Yibiri inkuru y'umubyeyi witwa Kana yarafite umugabo yitwa Rukana maze Rukana yishakira undi mugore niwe Perina maze barabyarana ariko Ana nawe yarabaye ingumba nta n'umwana yari yigize abyara mukeba we akamukina ku mubyimba nicyo gituma anabitura Imana anajya imbere Imana asenga Imana ayigana imigo mana nuzama umwana w'umuhungu nzamugutura aba umukozi wawe mana nuzama umwana w'umuhungu nzamugutura aba umukozi wawe Ana yabyaye umwana amwita Samweli Ana yabyaye umwana amwita Samweli amujyana ishiru mu nzu y'Imana uwo Samweli yari intumwa y'Imana yari umuhanuzi aba n'umucamanza aba umuhanuzi aba n'umucamanza aba umuhanuzi aba n'umucamanza Bete bibazo biturima Haleluya Yumufite uburwayi bitura Imana y'ububasha n'ubushobozi iragusubiriza ibibazo byawe mucaba we akamukena ku mubyimba nicyo gituma anabitura Imana Ibera inkuru y'umubyeyi witwa Kana yarafite umugabo witwa Rukana maze Rukana yishakira undi mugore
niwe Perina maze barabyarana. Mva baze sha ya Perina barabyarana. Witeka Imana yo mu ijuru, masegonda abakurikira kino kiganiro bose bazagubwe neza. Dusengeye abacamanza mw'iki gihugu, dusengeye abahanuzi bari muri iki gihugu, mwami baha umugisha, kuko ari intumwa zavuye ku wowe Mana yo mu ijuru. Girira neza abantu bose bahindukira izina ryamye kuri umwami, ugira neza kandi utarabanzura ku butoni. Uri Imana idapinga, uri Imana itagurirwa, uri Imana ibona byose. Hano yabituye we mwami urasubiza. Haleluya, umwana we Mana umucamanza, abona umuhanuzi intumwa kuri rubanda nyamwinshi, nk'umugisha umunyamakuru umugira neza kandi radiyo yaguke. Mana urakoze, haleluya, amen. Undi ngabo, amen. Therefore create a sign. Haleluya, Amen. amin, Amina sha. Hana na Elukana. Muze uruvuga butumwa se? Mwe mikoro tuganire mu gakeya. Fata mikoro tonde tuganire gatoya. Nandi kukubaza ni uruvuga butumwa cyane. Ira nkuru ya Hana na Elukana warayisomye. Rwose. Nibyo. Ni nako byagenze kandi. Rwose. None se musaza. Naam. Umuntu watangiye kucuranga ryari? Umutwe nagiye gucuranga muri 2002. Muri 2002. Wakwitaga umuduri wa danje cyane. Wawucurangiraga ese wowe? Hano mu rugo hari iwacu mu biza mu mutugudu wa Manda. Manda subwo na mu karere. Mu karere ka Ruhango. Mu murenge wuhe? Murenge n'iby'Imana. By'Imana mu mujyi hari. Niho wavukiye, ni naho wakupiti mu mujyi. Rwose. Noneho se uza kugera i Kigali gute? Naje gusura uyu mubyara wacu yo. Sura ni mubyara wawe. None ngo mugiye gukora ubukwe. Cyane. Akora baraye. Warakunze se? Cyane. Umaze igihe kingana gutaraje kumusura se? Bumaze iminsi 3. Iminsi 3 ni umaze uje kumusura? Rwose. Uvuye mu Ruhango? Imaze iminsi 3. Bivuze ngo bibera mu Ruhango nuko umaze iminsi 3 uje gusura mubyara wawe. Cyane. Ariko sha ugira urukundo kabisa. Cyane. Abantu muri no minsi ntiwamenye uko byagenze, nta bantu bagisurana. Wowe urateguva mu Ruhango uza kumusura. Rwose. Waje uzanye umuduri se? Vugisha ukuri. Naje nkuzanye. Mu modoka? Rwose. Ubwo se wawutwaye gute? Nawushyize mu mufuka. Urangije ururi imodoka? Rwose. Kuki utawutwaye se ngo ugende ucurangira abantu bo mu modoka? Nagira ngo bataninza kubera yaramamagaye. Yaragwamagaye. Hanyuma se umwanzuro wo kushaka ngo kubana nawe wakuye he? Umwanzuro wo gushaka kubana nawe mugakora ubu. Nyene umwanzuro yaramaje ati ese nta mugore warawagira nerekora narongora. Byanya byose? Ukungana uko nta mugore uraza. Rekaza. Kubera iki se? Kubera ubukene. Ubukene? Ntese ubukene nibwo tumuntu atazana umugore. None se waburi vide nta kintu uriho ukarongora uritewa nta kantu uriho. Ntese undi umugore yarongorwa n'amafaranga cyangwa arongorwa n'itekerezo. Utafite ikintu nawe ku kintu wavuga. Ku buryo nta muntu mu bukene bwawe wiyumvishemo ku buryo mushobora kubana. Baragukatiye neza cyane rwose. Iyo umuteresa akubwira ngo iki? Ngo muzane cash. Bivuze ngo nurugiye kumuprofita kubera ko ari uri kubyemera. Ngo nzane cash rwose, nese cash nakore ureba nta hantu mvana kuko man. Acurangire ka kantu ngo abasore bari ariko nta cash. Cyane. Gashireho twumve. Abasore bariho ariko nta kashi nacuvuze imbere y'ingome baratemberana mu mahanga yose muri hoteli za Kiyovu hose tutemberana ariko rero nta kashi. Abasore bariho ariko nta kashi nacuvuze imbere y'ingome uransize unshigiye nde kari wowe banimerenge ariko nta kashi nacuvuze imbere y'inkumi unshigiye nde
kari wowe nari niringiye bariho ariko nakashi natuvuze imbere y'inkumi. wa umusaza wasore ariko nakashe ko nakaririmbo nawe kakugezeho kakakunga. Uzari wakunze ubusanzwe yabo cyane rwose. Wari wakunze nakunze umusheri wari wamubonye mupfa ko nta mafaranga cyane. Wenda tugarutse kuri bya bindi watubwiraga ngo wagize ikibazo ngo umuntu agukubita vide ngo wari ufite ijisho rizima, ubundi tubwire byagenze gute? Naye ndi mu nzu mbese ndyamye umuntu asanga saa 5 noneho umuntu arumora barasenyeye mbese noneho leta iravuga ati reka uyu muntu turebe kuntu bakorohe uru rugi mbese bwari utuntu tw'utubati batukuraho. Yari umuhungu w'umusore bamwitaka nabo kashira, noneho aje akongera bakavanaho kutubati batukuraho, batukuyeho ubwo namugezeho nka saa 12. Yihutishe yari mu byara wanjye. Ubwo ati tujyane mu rugo burije, naye mvuye guhiga gushakisha, ati uzagende bukeye habona burije hari saa 12 n'igice. Ubwo tujyana mu rugo, ati ngiye hano higa gushaka icyo kurya ndaje. Atareka aya mabati leta yamaye agera kuri 6 uyarebo ndaje ni cyane. Ubwo nsigara mu rugo aragenda azana ibyo kurya. Ubwo ibintu tumaze kurya ati yewe ngiye nisubirireyo, ati ngusange hano mu rugo, ati ngiye guhigiye ahantu bita kuri Kagenda ku muhanda. Ni ngiye uransanga mu rugo hano. Atareko ayo mabati yarebe atagira umuntu yatwara. Ubwo aragenda yigiraho yaragiye, yaje nka saa 5 za nijoro asanga naryamye. Ubwo rero bwo muri saa 5 aje ati urareba nindareba, hakinguye nta rugi ruriho. Ubwo ati ni wowe, ati ni ngewe. Ningize ngo nundi abaraje araryamye. Ibe saa 8 turyamye, umuntu aza runono turyamye agera afite nk'itoroshe nindyamye mo hagati kw'abasore 3. Ubwo abarenga arebye uwo muntu pangu biticupa mu jisho turyamanye, bumva ndatatse natse abo turyamanye babyutse. Ubwo barebe wari we, babona isura ye, baramukurikira acaka ati iyo nzu, amanuka epfo amanuka mu gishanga arirukanga. Ati wakwirukanga twakubonye, reka tubyira abayobozi bari hafi. Babyira ushinze umutekano ati uyu muntu atusanze hano twiryamye yakubita aniseti ivide mu jisho buri amuhoye iki. Ati ninde mu muntu mwamubonye? Ati twamubonye. Mwamumenya? Ati twamumenye. Abayobozi babaraje mu mudugudu aho munakubita igicupa harimo mu mudugudu wa Rugarama aho ngaho muri Ruhango no muri Ruhango none nahavuye ko twatse mu hanyuma ubwo baraje kumufata se yahise acika. Ntago baramufata no yaracitse amaze amezi 2 bigeza kuri ribu iramufata atuka abantu kuko ngo yamenye umuntu ijisho ngo none ngo nta kintu ngo byamugize atuka. Baramufunze ubu ngubu barakatiye. Ubu ngubu yarafunguwe. Yafunzwe igihe kingana gute? Yafunzwe nk'amezi 2. Wese umaze igihe kingana gute umeze gutyo? Koko amezi hafa 6. Hafa 6. Ubijisho se ryavuyemo? Ryavuyemo nyine nagiye kwa muganga barivanyemo kwa muganga. Nubanga abantu baragohote baraguye mu kira bigeza. Oya nakazira nga muntu yihorere. Koko nabo tuba tuganira n'undi wakurikirana gahunda. Uko ndavuga nise uyu muntu yafunguwe ate nama muzamarira yamaye bo muntu yafunguwe nandi kuko mugabyara abaturage bati wowe umuntu afungurwa era kuno yagugize ushaka muzamarira se ishwi nta n'ikikoma yamaye. Muze reka dukomeze dutarama ariko ntago biba byoroshye hano mu Rwanda. Byoroshye rwose nakubyoroshye n'ibibazo. Byoroshye. Aho umuntu aba yiryamiye akabona umuntu araje mu kubise. Byoroshye cyane. Ngicyo baramuhoteye cyane. None se ubuzasubirayo kubona wabonye umukunzi noneho? Kubera Imana none naje kusora nyine abo icyo kimuga nasize. Ntago avuga ikimuga avuga bana n'ubumuga. N'ubumuga. N'ubundi abana n'ubumuga. Okay, reka inshuti bakunzi ba Gahunda Studio TV ntago bisanzwe
aho turi kwibaza ngo ari masegonda ari na sheri wiwe ninde ukubita kurusha undi ninde ubasha masegonda agiyeyo sasa nawe arimo arivugisha ngo harabasha umugabo ariko nyamara reka turebe masego tugaye karibu rero ngaho nawe kubita umuduri wawe tubone kugira ibindi biganiro tujyamo uko biri kose ndiyo wagize aha umugabo wanjye ndushe ntabwo ari ikintu utakinisha umuziki nta muntu ujya uwumanaginga ibyo wigira byose we shyiramo kuraje turebe abafana nibo bagomba kuduha amakuru twagiye yes kubita iruhande rwanjye wehe mbona umukunzi w'amahoro majoro naraye yanjye nyine ndavuga ngo mana wehe akanyange karahageze nagize ngo narose nabihoya ntago narata iby'abandi wehe mugabo w'intwari komera sinzagutererana na rimwe mu bwana bwanjye nawe turaziranye ababyeyi bacu barabivuganye basize bakumvaye ku mugaragaro ntabwo urinza dukabura uwanjye koko reka mbwira abagabo n'abagore mwongera mugire urukundo mukunda banyu umugabo ni turufu n'imena reka mbwira n'ipanya zibiba zirekeraho ntizongere kunyiba nguyu muhoza wanjye we mama kubita bavuka Rwanda murakarama abagore b'i Rwanda murakarama abagabo b'i Rwanda murakarama aho ngaho mu mahanga nimukomere kubita imena mu bakobwa imena mu babyeyi masegonda nkunda ingabo yahasesekaye yahageze n'igikoresho cya gakondo Tanzania ni ibirore Brazzaville ni ibirore u Rwanda rwacu rwarabibonye kwa Nyasimbi Deme ni murore aho ngaho i Rubavu ni murore akanyange karagurutse agifite urukundo ruke murureke mugire urukundo rwo mu mutima kubita masegonda ngiye sitara bakundwa garuka ncumugara imbere ya kamera amahanga yose nimubibone aho mu Buganda mwitegereze kandi ubwo ncuranga mubibone tubanye neza n'u Rwanda ingabo z'u Rwanda tubanye neza polisi y'igihugu tubanye neza nyeragutabara tubanye neza banyamuryango ba FPR burya namwe muri tara ry'Imana aho muhagaze Imana ibarinde mukunda b'abanyamakuru bacu babyamamaza bikamenyekana yego haya umva hose igenda satani uri mubi wanga ibyiza nk'ibi ugateranya abagore bakababazanya ugateranya abagabo bakababazanya kuri iyi mfa ya rukundo ntibihari
wa radiyo utera imbere mu izina rya Yesu kwa Rukundo nta mahoro na mugore w'inyabwa yego gahunda studio gahunda kwaje kwa plani umuntu kuwe igitego no mwizamu ngo bi yego wabakuru murabyumva burya mbabwire mugire urukundo rwo mu mutima ujye ukina n'ikipe witegereje naravuze ngo yemwe bene data ikipe y'u Rwanda ni iya mbere aperi waranshavuje aperi wambabariye imbavu zanjye zaramenetse aperi we waransekeje aperi oye kubita Masegonda. Wow. Nshuti bakunzi ba Gahunda Studio TV murabireba neza ko bitoroshye aho Masegonda arimo arakubita n'umusaza arimo aramukubita ninde urushundi. Comment yawe iri hehe? Ninde urushundi? Masegonda aragira ati ngende kuririmba gake kugira ngo ashera ndushe. Kandi sheri nari gukubita ye barashya ikintu cy'ikibazo danje aririmba yerukana sinzi rero uri kubireba gute ninde uri kubikora kurusha undi keneye message yanyu muri comment reka dukomeze twiganirire Masegonda muri mikoro tuvugane gatoya umeze neza ndi muri show uri kubomba ndabomba sitire nkamenagura amajerwa aja uri kubomba iki mama ibyansikaga byose byakuweho uri kubomba iki ndi kubomba mu mutima wanjye ukamenagura majerwa ibyambazaga umutima byose kugera bigenda sigiye mbona hano ranjye nkabwira unshima ntabwo najya Masegongo bagufitiye ari kubera iki ishyari we nta warizana buriye byarangiye kandi warakubonye kuri social media ngo akakuvuga ngo akatangira Masegonda ari byavuzweho bituma nshaka gucogora ku banyamakuru yego ngiyo ndi mu banyamakuru ngo mbareba mfite umwiryo mwinshi ngo mbiryaho ngo bari abasore ngo buri rutande aho gabo ngo bitonde ngo babaze ko bakira n'umusirikare buriye ntabwo babizi babakira na leta bure umva Masegonda mugore w'inyamibwa Mundi ngabo musheke wa Kabarebe mugendere neza yego babibwire mu cyongereza ko tuzajya ngo umugore mugenzi wabo Rwanda nago ndi bukorashe indimi ndeka dukwatse ikinyarwanda cyonyine reka dukwatse ikinyarwanda cyonyine kugira ngo najya mu mwuka wo kuvuga indimi nkaza no kuvuga iby'iruhande rw'Imana kandi Imana mbwe ngo ugende gake Imana ikumye ngo ningende gake mu ndimi genda gake ubu ngubu ndi muri nani gani ndi mu kintu bita rove ndi muri show imyaka ribaye ajya umusaza ko nta muraro ufite ko udafata umuntu ntigoye wowe bagutwinde ikimutwe ko bomba style aribyo ufite show wa mugani wowe bomba style umenagura amajigo wowe ntago wambonye wabaye se nawe ukuye he ntago wenda gakunda dutangire ikirori si Imana habaye marayika wakwemera kuri show nuko ufite show muri wowe kuri Jezi bari barakwanze ukasura wakaraje ngo baba ngo ni rubi ngo ariko mwana Masegonda ahubwo rituru dolari abantu bose babibone gutaruka ikimana cyangije gukoza amakosa Masego ko mbona uyu mugari wamwitereteye uyu mugabo se ndabona ari wamuterese uyu mugabo rero kumushuka ndi kumushuka kumushyira mu muraje mu byice ndabizi uri kumushyira mu bintu uzapfuza bizapayira none se mbare ngwizo kuri ngo muhura byagenze gute ninge wamushutse none se niba uri kumufata ukamukurura wayize ukamwegereza ugatangira ukamusoma none se umugore ntabwo uziko yakuye umugabo akamuhendenda akamwingenga ajya hino Okay, noneho muririmbira akarimbo k'urukundo twumve. My kindness has pénive. Jobi me la voix bénive. Et je me asabicron. Haïnive, l'anive pas de mémoire. À compter du cœur avec mon. Alkine rentre avec ma fika. Je peux si les mémans.
jamais lève-toi. J'ai pensé en fait que ni vire, et les hommes qui t'avaient. Je te mesibe pas de me love matu bisobanuye ngo nukuri ibyo nkubwiye nukuri zagukunda mu makuba zagukunda mu byago baduteranyije nzihangana nzakomeza wowe ubatangiye kubirya iskata burenge ariko nzakomeza wowe ni wowe Imana yangeneye ni wowe Imana yangeneye ni wowe Imana yampaye kandi naranyuzwe naranyuzwe sheri wanjye ku murenge bakazamuye naranyuzwe. Wow, ni akaririmbo ka sheri utuye sheri nawe no umuhanzi nagerageze birakurani muri izo ndimi ngo umutima wanjye ngo intebe yawe no masegonda tuza ikibuga cyawe cyarangiye buri wese agira uko agenda ashobora kuba yanigendera gake kuriya kandi akaza kugira ku cyo yateguye twagiye papa mbasha ayoboye ubwami no naratekereje ndi njyenyine naryama sinsinzire mana witeka mana we ndaryama sinsinzire kubera ishavu n'umubabaro vuga ni uwiteka mana we bigenze ne mana we ko ndi njyenyine rwose sansanzasure ko ndeba indembeje mana we reba kuntu nzarebe kuntu nashaka unakunze mana we Imana ati Aniseti we ati wanze uje gusenga mana we njya mu nzu y'Imana mana Imana irambwira ati senga neza rwose ujyemo neza mana umufasha uzamubona none rero Uwiteka mana niwe niringiye nguyu turicaranye mana iruhande rwanjye mana Uwiteka mana Imana izaguha umugisha haleluya Uwiteka mana sansazasure yarindembeje mana ariko Uwiteka mana yaratujije mana Uwiteka Yesu wi ugira amahoro y'Imana Uwimana Uwiteka Yesu wi kibono cy'Imana mana Uwiteka Imana iguha umugisha rwose uri umuhanuzi amen amen. Yes masegonda hari igihe wigeze wishima nk'iki ngiki ubu uri kumva uri muhe byawe byiza aho umusheri yizanye ndaho yazagwa nzagwaho ni Imana mbunzaniye ko yabimbye nanjye ndi gusenga. Haleluya amen. Ibi byarahanuwe ni byasezeranywe biri gusohora kwizagwa umusheri ubundi uyu nguyu yasimbuye mukuru we katuguyeho ubuhamya nari kuzaba umudamu wa mukuru we mukuru we yitabye Imana abyacu bajyaga babiganira kuko gihe nitwa muguru w'Nyamibwa we yitwaga Kanyamibwa arapfa none ngo hasigara Nzabarinda Aniseti n'ababirwanya azabirwanya bazo byatutse byavuye ku babyeyi bacu niyo mpamvu twashatse kwicisha mu mutego mudushyigikire mudufashe tunyuze mu murenge abanyamakuru mutwegeye mudukamire bisi yose ibone n'abandi badukunda bose badufashe bashyigikire dore n'ubundi mu kintu bita crise turi muri yaraje asanga mu bukere mu rukombe bigeza kugira ngo arye ni naho Uwiteka ariko nta kibazo Imana ambwiye ngo uwo nifuza ko ari ikifuzo cyo kugira ngo shake ndi nambaye umubiri ese ko ndi umukristo nkambona abagabo nk'umuntu umugabo bizagenda bite ariko Imana yo mu ijuru irambwiye ngo mwavuganye imbere atagisigwa ntumuzi n'uyu yaravuye gucuranga ahantu wajya gucuranga akajya gushaka umugati twahuye nayo n'ivyo handi hantu gusenga ariko Imana ishimwe wa munyamakuru Imana iguha umugisha uzihangana ubutaye uzihangane nubwo mbona umugati umwe nubwo mbona imigati ibiri nkabona uburyo ninjira mu murenge imbere ya gitifu Imana kwanga Imana yampoje Maria narize y'umugono akundaga umugono ashaka mu rugero rwaye mbese ni yunguyo Ese masego ntabwo wigeze ubana n'umugabo byo ngo ntabwo byumva
Imana yaranshumbushyije. Okay, sorry mwihangane. Hanyuma nashaka kukubaza ko mufitanye isano n'undi muzabana gute? Wari mubyara wawe? Tanye isanyo oya. Nose kuvuga ngo ni umunyarwanda Masegonda waruzi ngo aritomboreye. Ubu ndabizi arabizi kuri mubyara we. None se mubyara umuntu ntago babana? Ariko reka nkubaze mu Rwanda gusezeranya abantu bahuje isano birakunda? Nyine birakunda? Ubwo bene wanyu babiguze ngo bazamutware. Muzajyane muramenyereye. Ako hashya byashoboka. Na gahunda rufite kwari kugira ngo twike. Imana yaramojeje amara byarangiye twajya mu murenge tujya mu murenge Imana duhujije. Ubwo nukubaha igihugu niyo mpamvu ngiye nicyo mbashaka. Muri kumwe? Mbashaka kubaha igihugu mu goto. Gahunda z'umugabo n'umugore zibirakunda ikibazo kiri ako nyine reka ibyo ni ibintu n'amabanga yanjye nawe bashaka kubishyira kuri comment zikubera iki? Bashaka kubishyira kuri kamera. Yabiko ibyo n'amabanga. Kuki muduherekeza mugiye kudutwikurura? Haramukahisha. Ahubwo ntago ari ngiwe bibaza wabaza nyiri ubwite w'umuri umugabo yashimye nta kibazo urenza. So noneho rero wenda turimo tugerera no ku musozo twabasuye mu rugo iwanyu ho muri mwadutaramiye twaganiriye byinshi bitandukanye ariko ubu noneho ndashaka turimo dusoza turebere hamwe ubundi se Masego ahangane utuye? Ahangana ni gukodesha ariko ni kote. Ubu se harimo ikibazo harimo ikibazo. Ikibazo kimeze gute? Umbagezemo amezi 2 y'ubukode hako ndi gusenga Imana wakumvutira urukundo agira imbabazi kuko ndavuga ni usebye ni mu miryango ni imiryango nyiri hano umwana mwiza nawe nimbabarira nzayabona ati nuyabona uzayanzanire akugira vuba ndakeneye ntaga nyirukana buri kanya nk'abandi aho ati sindikana umubyeyi ndamwiruka najye urumva ariko Imana wagira imbabazi akagira urukundo n'ayamezi 2 ntagaruhije wagira imbabazi yampa 2020. Ubu inzu wishyura 10,000 ku kwezi? None mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe yewe ndi umubumbyi. Urabumba? Bumba ibyungo mbumba amavazi kandi abara mu ntwakaze muri jardin nkamukora muri jardin we mu rugo nkanamukora indabo neza no gufura gusa ibyo se naho kangira ngo ni ibintu bijyanye n'amasuku. Umukiri ushaka ko umukorera wenda imitako irimo nk'amavaze n'iyindi mitako yindi itandukanye umuntu ushaka gukoresha jardin mu rugo iwiwe umuntu ukeneye ko bamufurira yaguhamagara kuri nimero yi yamamagara kuri 07 9 13 7 2 0 75. Yego iyo ni nawe tuzakoresha tutangiye kugutwerera ugiye gukora ubukwe na sheri. Murakoze cyangwa ugishye igume kuri kamera. Nta kibazo ahubwo icyo nibaza ubukwe burahari cyangwa nta buhari? Burahari rwose ndabishaka kugutegura mu gihe cyari ryarize. Ni kera se nungu Imana ingiriye neza muri ko no kwezi mu kwa gatatu byakoreka. Kwa gatandatu? Yego se? Yego. Masegonda no gufatiranya vuba vuba ntago kinya bajya baraza ntago barariye ntago baza. Wow iri ni mari igeze kandi rwose umva nkubwire kantu k'ingenzi umurenge wa Kinyinya ngenze namenye amategeko ngomba kuba amategeko hari ntogo bigomba guhinduka isi yose kana ko tutarabasambanye. Yego kandi ngiye nshira imbere amategeko kurusha ibindi runaka ubona ngiye ndabye ngo se ko ari umuswa amasagwa ko atigeze yiga amashinga minuze ngiye ngira debure yo gukunda no kuba kandi no guca bugufi nkumva ko mpugukira erega naratozo nicyo gituma reka mbikubwire kuri kamera none umubyeyi wacu tuyoboye n'ingabo z'igihugu rwose umuntu ukifite ubujiji bwo kumva nabe imyumvire mibi nk'abantu bagitukana nk'abantu bagitongana nk'umva gucira habonye nk'abantu bagenda banyaraguzwa aho babonye babicike ibyo nabyo babyihoreye twaratojwe dufite umuco. Yego dufite umuco niyo mpamvu kambwira abantu bari bagisitara no kuri bura president nta kintu mu bwo kibi abasirikare kimba bwo kibi abapolisi ngaho zigomba bayina umunezerwa bamwe ngo babona bakirukanga iyo mbonye ingabo ntangiye kuzura ibitwenye nkanezerwa ingabo z'igihugu renda bashuje
polisi y'igihugu ene have donc skrivoy hein he muzaza gutabuke bwa masagonda nkunda ingabo bo ku murenge mu bukora neza mushatse mwashya muri vision bakabona ko igihugu kinshyigikira nyishyikiye reka mbwira bakijeje to amashyamba ava amashyamba bajyagaragara nsuhuza n'abantu bari mu ishyamba ikanyenya ngiye kanya mu ngabo z'u Rwanda ntacyo mwantwara naraho muri nasonzokera nta kintu kiramuka namerekeza ngataha neza muri ingabo z'igihugu ndabakunda Imana kimwe cyane muri abagabo muri abatarami uyu munyamakuru munkundire cyane kuko nawe ni ingabo nabonye ari umusirikare waje kunyamamaza ariko Imana ibigumisha nkunda ingabo kandi uri umusirikare wagiye nkunda ingabo turirimbe wiyeberanyije uyu musirikare oya twagiye nkunda ingabo nkunda ingabo nkunda ingabo nkunda ingabo nkunda abanyamakuru batwamamariza ibihi bikamenyekana ku isi yose yewe ndambiwe kudakunda Uwiteka Imana yampaye impano yo gukunda ingabo Belevo je t'aime stylé d'espoir la mémoire ngabo z'igihugu les lancers de vendre de le la voix et qui ne veut lancer imwai ya give yes ariko arakantu udashizeho wow thank you reka mbasaba tubonye abatoza b'abasirikare mu kigo arababwiye ngo dore bamutoza w'ingabo z'igihugu umutoza ngo nakoze akarasisi k'abasirikare abankunda gatangira kunyanga mbwira itoro ry'Imana suhuza Rugamba hara muri Betesida Rugamba tukiri mu ibari yaduhaga umwanya ati abasirikare n'abapolisi bakijijwe muza mu gitari mu byino kwanyu hano nkabona bagezemo kare niho nakuye ipeti rya gisirikare ubu mfite ipeti rya gisirikare uko abatazi zaryegamanye ahubwo ndimo nashaka umusirikare nzaryegekaho warikuye ipeti rya mu bibari mu masengesho nahise mba umusirikare nabyinanaga nabo nkaririmba nabo mbakunda dukunda nabo ko bukeye Imana impa indirimbo ngo yiririmbe Samu Gacyara yisora na Jeri tuyishyira ku mugaragaro iyi ndirimbo abantu benshi bayibajijeho baravuga ko senga kurotora ari umukecuru ngakundanye n'ingabo z'igihugu zacu bavuga yabo nk'abantu kumbeho gucya barwanyaga bajya ngo abasirikare batazamuteza imbere agakira ngabo z'igihugu ratamuzanyizaho muzambona hose nagagiye kimbangamira nge munyije kenshi mwana habaye kenshi cyane muri wanyu namwe mu rwabanje Imana bamugisha murakoze urakoze noneho ikiganiro cyacu tubaye tugisoreje ahangaha abakunzi ba Gahunda Studio TV turababwira ko aba bantu bacu batagomba kurekera kudutaramira no kugira gute n'ubundi turongera tubataramire mu gihe gito gishoboka